Ese ndamutse nkubwiye yuko ku mubumbe wa Venus umunsi aba ari muremure cyane kuruta umwaka? Ibintu byumvisha kumva bidashoboka, binasekeje ndetse kandi bitabaho. Ese ibi ngibi nkubwira nibyo kandi bibaho hano ku mubumbe wa Venus. Niba utabasha kumenya umubumbe uwo ari we, ni umubumbe utwegereye cyane mu mibumbe izengurutse izuba. Ubwo bivuze ko rero uramutse uri ku mubumbe wa Venus, wajya wizihiza umwaka ko usojwe mbere y'uko ubona izuba rirenga cyangwa se rirasa. None wakibaza ngo rero ni gute umubumbe ushobora kuba wagira umunsi munini cyane kuruta umwaka ubwawo? Ibi ngibi kandi ubyumvisha wajyana filime, gusa abahanga ubwabo barabyemeje. Uyu mubumbe wa Venus ugizwe n'ibintu byinshi kandi bitandukanye bituma uba umwe mu mibumbe iteye ubwoba hano mu isanzure. Uyu munsi ugiye kumenya byose bijyanye n'ibi ngibi niba nakubwira. Ndi iFabrix, ikaze. Ubundi hano ku isi umunsi umara amasaha 24, hanyuma umwaka ukaba wamara iminsi 365. Ibi ni ukubera yuko umubumbe wikaraga cyane, uyu mubumbe w'isi mugihe urimo urazenguruka izuba. Gusa kuri Venus ho biratandukanye, kuko Venus kugira ngo yikaragaho ubwayo cyangwa se yizengurukaho ubwayo ushobora kuba byayisaba iminsi 243. Kigiye gusa kugira ngo yikarage inshuro imwe gusa. Kandi nkuko mubizi, kugira ngo tubare umunsi ni ukugira ngo umubumbe uba warangije kwikaragaho byibura inshuro imwe. Ubwo rero bisobanuye yuko umubumbe kuri Venus ushobora kwamara umunsi umwe, nako kuri Venus ushobora kwamara iminsi 243. Noneho igitangaje ni uburyo Venus ishobora kuba yazenguruka izuba byihuse cyane ugereranyije n'uburyo yikaragaho ubwayo. Ahangaha Venus ishobora kuba yazenguruka izuba mu minsi 225. Kandi nk'uko mubizi, kugira ngo tubare umwaka umubumbe ufashe, tubara igihe umubumbe wafashe uzenguruka izuba. None iki gihe Venus ifata iminsi 225 gusa kugira ngo izenguruke izuba, ariko none igafata iminsi 443 kugira ngo yizengurukeho, ariho tubara umunsi. Ubwo rero mbere yuko Venus irangiza umunsi umwe, imaze kurangiza umwaka wose ahubwo. None ikindi kintu gitangaje ni uburyo Venus iyo yizengurukaho ubwayo mu cyerekezo gitandukanye n'indi mibumbe myinshi yizengurukaho. Kuko kuri Venus ho izuba rirasira mu burengerazuba, hanyuma rigahitira mu burasirazuba. Ubwo tekereza urimo uraserebura anniversaire yawe kuri uyu mubumbe. Bivuze ngo wajya userebura buri mwaka mbere yuko unarangiza umunsi. Ibintu biramutse bije ku isi twaje twumva bisekeje kandi ntabwo byaba bishoboka. Iyo dutekereje ku mubumbe wa Venus, twibuka yuko n'isanzure igizwe n'ibindi bintu byinshi bitangaje benshi tutamenye. Njye ni iFabrix, dukurikire ku mbuga zose kandi dukora ibintu byinshi abantu bashobora kumva nk'ibidashoboka, 100% ari ibyanyabyo.